ushaka gikorwe munsi uko gikorwa nk'uko natwe turabihaga niho kudutera ikosa yakora musamara wujuje morana y'Imana rero byakuri ubusambu bwa Imana zarasizwa agisabira abarenza Kristo bavandimwe inshuti za Yezu nyir'impuhwe muri uyu munsi mukuru w'impuhwe z'Imana twakereye gushagara gusigiza no gutaramira Nyagasani Yezu Kristo umwami w'impuhwe ubwo dusoje urugendo rwo kumwereka ubuyoboke tumufitiye dushimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya baduherekeje muri uru rugendo tubaha amashyi n'impundu. Yezu nyir'impuhwe yabwiye mama Faustina ati tegetse ko umunsi mukuru w'impuhwe zanjye uhimbazwa ku mugaragaro ku cyumweru cya mbere nyuma ya Pasika. Ni umunsi ukomoka mu mutima wanjye nyirizina. Ndashaka ko uwo munsi ubera roho zose ubuhungiro n'amibukiro cyane cyane iz'abanyabyaha. Kuri uwo munsi nk'amazi avubuka mu isoko ubusesekare bw'impuhwe zanjye buzisukiranya nk'inyanja y'inema kuri roho zose zizaza kunywera ku iriba ry'impuhwe zanjye. Kuri uwo munsi amasoko y'ingabire z'Imana yose azaba afunguye, ntihazagire roho n'imwe itinya kunyegera. Ndahamya rero ko Nyagasani yasendereje kandi akomeza kubasendereza inema zivubuka mu rubavu rwe rwakingujwe icumu. Iyi ngoro y'impuhwe z'Imana mugiye kwinjiramo n'ikimenyetso cy'iyobera ritagatifu n'impano idasanzwe y'impuhwe z'Imana. Ni inzu y'Imana idakozwe n'amaboko y'abantu, ahubwo akaba ari umubiri wa Kristo, twe tukayibera amabuye nyabuzima kandi yatoranyijwe, yubatswe kuri we buye nsanganyarukuta. Mbere yo kwinjiramo tubanze tuzirikane umuhamagaro wacu, tutakambire Nyagasani Imana yacu twiyoroheje kugira ngo aduhe umugisha kandi agiye kuba indahemuka ubutobwe bwacu bwo kuba abakristo. Dusabe. Uragasirizwa Nyagasani Mana mubyeyi wa Yezu Kristo umwami wacu, kuko watugiriye impuhwe ukadutora mu mahanga yose ngo tukubere umuryango. Ni wowe waduhagurukije mu ngo zacu, uratuyobora utuganisha muri iyi ngoro yawe. Waraturinze kandi ukomeje kuturinda mu rugendo rwacu ruza rukugana. Duhe kurushaho kukwizirikaho dufite ukwemera gushyitse, kandi turusheho kugukorera n'umutima wacu wose. None rero Nyagasani, duhundagazeho umugisha wawe wigishije impuhwe zawe n'aya mazi matagatifu, maze kubw'aya mazi usibure muri twe iriba ry'ingabire zawe, uturinde ibyago byose by'umutima n'iby'umubiri, maze dushobore kwegera dufite umutima usukuye,
twakire neza imbabazi n'umukiro uduha ubwa Yezu Kristo umwami wacu. Ngaho murakomeza mutambagira munyuze mu muryango mu irembo ry'impuhwe mwinjira tubatera amazi y'umugisha. Padiri. Nkuko rero mubibona umutambagiro wo urarangiye urashoje. Ahangaha abakristo bari kugenda binjira mu marembo y'impuhwe z'Imana, ariko kandi banicara bajya mu byicaro byateguwe kugira ngo baze mu kanya gato guhimbaza igitambo cya misa kigiye kubera hano, igitambo cy'umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Turakomeza rero kubagezaho ibi birori uko biri buze kugenda byose, ariko kandi tubasaba gukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu yakuzwe iteka, kugira ngo mujye mubasha kubona n'ibiganiro byindi byose tubasha kubagezaho. Hano rero ndahababereye kugira ngo ntuze gucikwa n'akantu na kamwe n'ibibera hano byose. Hano abakristo bari kugenda bahabwa umugisha w'amazi kugira ngo bahimbaze neza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana.
abakristo bo ni benshi abakristo baturutse mu maparuwase yose y'umujyi wa Kigali ndetse n'impande n'amaparuwase agiye atandukanye ahana imbibi n'umujyi wa Kigali. Mukomeze hano, mukomeze hano. Munyure hano. Waje munsi kudukiza twese akabanga kumusaraba n'umukristo n'uwa Yesu uko Mwihute. Amashi